ariko mana ko kuki watumye nisanga mu rukundo budashoboka ko ni njye wabonye bikwiriye. ko warakaye none ufite icyo kibazo ko ntakuzi muri iyi karitsiye ubundi ubahe dore n'agasimba kakugiyeho simba nakuzi no muri iyi karitsiye mwana dutuye hano hafi twimutse vuba. umva ino nkubaza sa patro wajya wari ahantu nkuzi mwana ntabwo ari nasanze uko Faustin yego ni njyewe none se ba Faustin bagiye ko maze iminsi ngewe nkababura bana turi muri izi karitsiye sha ntabwo ukunze uri na mwiza pe ukuntu umuntu ubonye bwa mbere nubwo uvuga ngo nkubonye rimwe ariko no kukubona gutya urashimishije man uteye neza umva ahubwo n'indi minsi mba numva twanatemberana tukagerana n'ahantu heza man ewe ndabyiga urabyigaho ngama akanimero kawe nizi ngizi twakomeza ariko tukaba turimo gukomeza twigendera ariko hari ikibazo nta kibazo ariko se mwana weho n'uru Rwanda ibintu byose kubizi ko byahenze uri kuntinza hano aho nari ngiye urahanyishurira none se ugiye ko numva ufite huti ikibazo ntago ikibazo ari igihe cyawe umuntu ikibazo kigiye cyawe ntanakiguha aha se wumva se kuri kuvuga ibintu bizima patro ngaho shira hano nyine shira hano ntugira nta telefone se ugira mpereza nshiramo akanimero nta kibazo ushyiraho nangahe ngaho ushyiraho nimero ubundi umpereza amakuru urabona n'ikirere ndabona kiri guhinduka ubundi twihute ntureba se akanimero nako ngako ntari ubwo nyine reka mbenyohereza rero kwa Faustin ukuntu bimeze ahantu basigaye baba ukasuye umuhanda ukazamuka gutya ukabaza ahantu bita kwa Muswayire mw'iyo santere neza naho ngaho kabisa ubwo ndaza kubaza uwo Muswayire ndahita bimenya neza nanjye sawa abakurambere baje barakora abakurambere baje barakora abakurambere baje barakora Anike ako sister utangiye kwindanga namaze kubyimba igihe bana guhamagariye ntabwo bumva ese kibazo ni iki umva reka ibyo tubyihorera uwo mukobwa avuye hano bitanete kandi ubwari wowe wabona bamwemereye akaza yisanzura n'ibintu bankoreye usibye n'ibintu bagukoreye namubwiye ko no mu muryango wabo naho nzajyamo namukimbije yatashye sisi wabikoze kuri hangaha suzi ukuntu ngukunda nabwiye ko byanga byakunda ngomba kuzaguhorera Minervaye batumije nayibona ndabura bwiye ko nyuma y'iki gihe ariko farangira amahirwe we umva iyi raporo kanze nyihe boss wallahi ntago nabyihererana kabisa ko numva ibaye kompoze sikana ariko ntacyo cyandebuze kwimubwira kabisa wakoze umva narinzi ko ndi bumusange hano narangiza ibyo bankoreye nanjye nkamwishyura ninjiye mu nzu amahirwe agize naye kuzana amazi nari nshyuje yo gutekamo bwa bugari warangiza naye kuyamusuka mu isura nawe basi bakazabona afitemo ese ubundi wowe wamubonye ubwo yahindutse nta n'isoni ubundi se hano yahamenye gute ni imana yandangiye ariko natekereje ko ari satani yabimuze nta mani irimo imana se ariko sister wa mukobwa turamurenganya nanone kuko urumva nabi wabo babinkora
n'ubushize bangira nabi n'ibisaza bye ni cya gisaza cye sinzi numvaga ari babi undi muntu sinzi ahantu yaturutse ariko nyine iwabo ni mama we na musaza we shawe ntabwo bayifite mu ruhare bari ntiwandenganya ntabwo mbazi sibyo ariko nanone azabaze none se niba babi nabi wabo nawe agomba kuzira icyaha cy'iwabo kandi nanone wibuke ko ari amaraso mwe ni musaza we nyine ubusa ntabwo uri guhita ubyumva agomba kubizira ahubwo se sister watetse ko inzara bishe satumije se n'amazi nyakuraho nayo ngiye kwitekera ubugari nayo ngiye kukamumena mu isura basibye umva se gabanya utambwira ko cya kiro nahashye twayikurarira tukanikura ukoje ni amazi gusa ibindi birahari ariko byahiye ntabwo birashye sister mani ngaho teka twirire mani teka abana sita wanjye ari he ntawe twatumvikana njyewe ugomba kumbwira ngo sita wanjye ari he genda mukeneye sita wanjye ari he ibyo ntabwo bindeba njye ntabwo bindeba uko byagenda kose ntabwo bindeba ntabwo hano ari iwanyu ibyo si njyewe ntabwo mbyitaye wagize ngo hano ni iwanyu wagize ngo hano ni iwanyu sha sister anike ntanzongewe kimwe cyagiye kurengera mushiki wacu ubundi njyewe ntabwo abishobora kamusiye kutuvuta sha abakemba mawasha fata kutuvuta asi amazi yanjye abakurambere banjye barakora banza wicare yego mubyeyi iki kuri kugenza mfite ikibazo cy'umuhungu dukundana ndi kubireba umuhungu mukundana ndakubireba abakurambere barabimbwiye urifuza iki mubyeyi rero mfite ikibazo cy'umuhungu dukundana ntabwo aba yumva ko nakora uko ataranterura nabyumvishije abakurambere barabimbwiye mabuja kwaraka ko ibintu wabizuruje bitaye muri Nyabarongo wabaye ngwino hano ubimbwire neza wegere se kandi mabuja biravare mongorere egera he nawe ukagera hano uvuze n'iki kubaza kwaraka yimba banze uvuze n'iki mabuja uvuze n'iki zireze nsindagira majibo uvuze n'iki iguma ibaze umuntu w'ukubita guca umunsi ambese usibye kuba uri umukino w'ikigoryi hajya shangwa umwana y'amazi anike wazanye amazi hano umuntu azajya agira ibibazo bifite nawe uzumuduhira mu mataka ubundi uri kumbaza mbona uri mwiza isura yawe n'umujinya ugira ko dutanga uri kumbaza iki ese manudu ni ibiki ndi kumva aha mabuja wahora n'iki habaye iki se izi mbandanyamajigo n'itsindagira musatsi se ziba ahangaha naje mu kazi naje no gukubitwa uzagaruke uzagaruke nkwereke ngo ntushaka no guhaguruka nongere nkongezemo izindi
none ubwo urifuza ko ngukorera iki? ndifuza rero ko wampa ubushobozi bwo gukontorora umutima we kugira ajya kuri ibyo nshaka. Urifuza yuko naguha umuti wo kugira ngo umuyobore? Yego mubyeyi. Sawa ngo wagira ko kunteza abakozi ko zibeshye ugaruke hano inabi yitumva niko ntuzongere zibeshye ugaruke hano nzakwereka isomo. hanyuma se muko wowe ko usigaye nteza abakarani abaturaguzi b'imyanda bagenda baturorora imyanda abantu bataye mu mihanda. Yego mubyeyi. kanze mbaza abakurana. wenda kwiyana nawe sigarana n'umukozi wawe. urakataje bw'abantu bo muri urwo bose uzabica. Abakurambere banjye barakora. Wazanye umufuragiro? Umufuragiro ni ibiki se mubyeyi? Umufuragiro ni ibiki? Ariko abana b'iki gihundi mumeze mute? Uje hano kwa muganga nyawe utazi umufuragiro? Ni ukuri ntabwo mbizi mubyeyi, nsobanurira. Umufuragiro ni amafaranga y'abakurambere. Nayazanye mubyeyi. Wayazanye. Rambika hano. Ngawatanga imbuto. Imbuto se n'iki mubyeyi ko nazizi? Ntabwo uzi n'imbuto. Shira hano gatatu. Ndabona rero nta mahirwe mu rukundo. Uriya mwana w'umusore ntago agukunda. Kanze nkuzanira igisubizo. Kanze nkuzanire igisubizo. Ramwana chikera. Ntabwo yancika ngombe mutamira. Ntabwo nungutse igitekerezo sha. Nungutse igitekerezo. Mukobwa rero. Abakuru bampaye igisubizo. Birakemuka. 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 Ndabashimiye ababyeyi. Aha rero jya hari inyuma ukuremo iyo myenda yose. Genda hari inyuma ukuremo iyo myenda Yose se? yose. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka pe. Ushaka gusuzugura abakurambere? Uzi ko baguteza ibisazi? Ntabwo bishoboka. Baguteza ibisazi. Urashaka kumuhomba? Wenda mukunda mubyeyi. Nyaruka.